irangije iramufata imusinziriza ubuticura imukuramo urubavu abikuye urubavu muyasubiza inyama ifata rwa rubavu iruhinduramo umugore irangije ikangura Adamu imwereka umugore iruhande mbere Imana irema inyoni ikarema inyamaswa ikarema amatungo ikabizanira Adamu ntabwo Adamu yigeze amwenyura ntabwo Adamu yigeze yishima ntiyigeze anezerwa ariko Imana iramukomanga arakanguka agikanguka abakubise amaso umugore iruhande rwe kandi Imana ntabwo yari yamubwiye ko ari umugore uwo mwanya ahita yuzura ibitwenge aravuga ngo uri igufa ryo mu magufa yanjye urakara ko mu mara yanjye wise umugore Imana niyo imenya ngo urubavu rwawe ruherereye ahangaha ugatangira kubaho nabi ugatangira kwimyoza utaramenya aho urubavu rwawe ruri umunsi wamenya aho urubavu rwawe ruri Imana imaze kugutungira agatoki aho niho umunezero wawe utangira kuko Imana iba yakumenyeye aho urubavu rwawe ruri abavyeyi rero baguha ibintu ariko ntibakurangira aho urubavu rwawe ruri Imana nayo izi kurema kandi imenya byose n'imenya aho urubavu rwawe ruri rwerekeye uyu mwanditsi w'imigani Salomo mu gice cya 12 ku murongo wa 4 yarakomeje aravuga ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba ngo ariko umugore ukoze isoni aba ameze nk'ikimungu kiri mu magufwa birumvikana Rasheli akwiye kurangwa n'ingeso nziza umvise Rasheli nurangwa n'ingeso nziza uzaba ubereye umugabo wawe ikamba ariko uramutse utagize ingeso nziza ntubere nk'ikimungu kiri mu magufwa ni ukumumunga umunsi ku munsi umugore aho akagera agomba kwirinda icyatuma umugabo we akozwe isoni cyangwa se icyatuma umugabo we abantu batangara cyangwa bikubita ku matako bati tuno si urushako ariko n'umugabo nawe nuko nawe agomba kwirinda gukoza isoni umugore we dusomye mu itangiriro mu gice cya 24 ku murongo wa 6 wa 67 hatubwira urugero rw'uwitwa Rebeka washakanye na Isaka aho kuri uwo murongo wa 67 bakatubwira ngo Isaka ngo yazanye Rebeka yarongoye Rebeka ngo amujyana mu ihema rye ngo aramukundwakaje Isaka amukundwakaje ngo Rebeka nawe yita kuri Isaka ngo amwibagiza umubabaro wa nyina kubera ko Isaka yari imfubyi atakigira nyina urwo rugo rumeze gutyo umugabo yitangira umugore we anamukunda akamukundwakaza hanyuma umugore nawe akagandukira umugabo we nk'uko itorero rigandukira Kristo ngo urwo rugo ni ijuru rito ubwo ababikora nyine mu kubitaho agatima sibyo buriya bamwe bakerewe kugira ngo bisubirire mu ijuru rito ariko ngo iyo umwe abyuka agacaha nta kintu avuze akagenda akiriwe iyo akubitana n'irindazi tiku akubitana n'igikombe cy'amata hwi akubitana na kurushete hwi ntamenye ko mu rugo hari umuntu nawe ufite inda ukeneye kurya ntamenye ko ibintu byose babihuriyeho igihe ari butahire agasanga umurwa yabwiriwe cyangwa nta n'umunyu uhari
agasanga uwo mu rugo yanasize wenda ariko nihirira ku buriri, ntiyigeze abona n'uwamuzanira n'utuzi, ntiyigeze abona n'uwamushigishira agakoma, undi akaza yahaze, ibintu nk'ibyo agasanga undi umubabaro ni wose. Noneho igihe batangiye kuvuganira, bagatangira kuvugana, bavugana nabi, bavugana imiragwe, umwese akaza akinjira mu nzu ntamenye igihe yinjiye, kajya ngo bari guhitana ibintu wabisitaraho. Ngo urwo rugo rumeze gutyo, Bibiliya irwita nuko ni ka Gihonomu muba mwariyubakiye. Nubatse ka Gihonomu gato, nako karaho, ni mube muri kwitoza uko muzaba muri Gihonome yo kwa Shitani mwavuye mu mubiri. Birakwiriye rero kugira ngo twemerere Imana iture mu ngo zacu, kuko Bibiliya ivuga ngo Imana ni urukundo. Iyo iri muri twe, mu mitima yacu hagati muri twe, umugabo abasha gukunda umugore we nk'uko itorero kuko Kristo yakunze itorero, kandi umugore nawe abasha kuganduka nk'uko itorero rigandukira Kristo. Imana rero ibaha umugisha mwese abubatse, kandi iha umugisha aba bana bacu nabo bifuza kujya ku rushinga. Rachel, amen. Leonidas, amen. Ibi mvuze urabyumvise? Aho ni muhaguruke. Ndakubaza wowe afashe Imana Leonidas ko wemera kujyana n'uyu Imana Izabayo Rachel, ukazamukunda akubereye umugore, ukamubera umugabo, ukamukunda nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Mbega nawe uzamwitangira, haba mu bumuga bubi, mubyaye cyangwa mutabyaye, ari muzima cyangwa arwaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Mbega ntuzamurenza abandi bagore, uzakomeza kuba umwiringirwa mu itorero kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa se Yesu Kristo agarutse. Ibyo urabyemera? Ndabyemera. Urakoze cyane. Ndakubaza wowe Imana Izabayo Rachel ko wemera kujyana n'uyu hafashe Imana Leonidas, ukamubera umugore, mushyingiranwe imbere y'Imana mu rusengero. Mbega uzamugandukira, mwaba yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, uzamwihanganira mu bumuga bubi. Mbega ntuzamurenza abandi bagabo, uzakomeza kuba umwiringirwa kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Ibyo urabyemera? Yego. Bivuze ko bari banze kuguha amashyi, bamwe barikubera. Afashe Imana Leonidas mwene Nzarimagwa n'Icyagusitini mwahunga y'Inorangida, nemereye imbere y'Imana ishobora byose izi umutima wanjye imbere y'itorero ryayo ndetse n'imiryango yacu ko nemeye kujyana n'uyu Imana Izabayo Rachel ngo ambere umugore, dushyingiranwe gusezerana kwera. Nzamukunda mukuyakuye, mumare umubabaro, twaba tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, ari zima cyangwa arwaye, nzamwihanganira haba no mu bumuga bubi. Iriye ko nazamurenza abandi bagore kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Yesu Kristo azabifashemo. Amen. Nemere imbere y'Imana ishobora byose izi umutima wanjye n'imbere y'itorero
ndetse n'imiryango ko bemeye kujyana hamwe bafashe umwana w'umutasi ngo ambere umugabo bishyingiranywe gushyingirwa isezerana rero zagandukira yakuye umubabaro twaba tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene ari umutima cyangwa arwaye zamwihanganira haba no mu mwuka bubi bagiye ko bazamurenza abagabo kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero kwegera Yesu Kristo azabifasha. Amen. Mwambitse impeta y'urukundo umusezeranya ko azaguhemukira ni wowe nari narabuze. Mweguriye ibyanjye byose nzagukunda urukundo rutarangira. Amen. Ndetse iyi mpeta y'urukundo isezeranya ko azaguhemukira ni wowe narabuze. Mweguriye ibyanjye byose nzagukunda urukundo rutarangira. Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo umurongo wa 5 uko havuga cyangwa umurongo wa 4 nawe arabasubiza ati ntimwari mwasoma yuko yaremye umugabo n'umugore ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Ku bubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana ndetse n'Imana yampamagaye umukozi mu itorero rya ADEPR mpamije ko Hafashimana Leonidas abaye umugabo wa Rachel bashyingiranwa mu rusengero rwa ADEPR gushyingiranwa kwera kuva uyu munsi nta wundi wemerewe kubatandukanya keretse urupfu cyangwa Yesu agarutse. Natwe turabasabiye kuko tukirana mu isi nyamara kandi bitatworohera turagusaba kugira ngo kirogoya zose zazatuma badashobora gushyitsa mu masezerano izo zose zikurweho. Reka Mana uzabashoboze kubana neza, uzabashoboze kubaka urugo ruzima rwa Gikristo ruhisha izina ryawe icyubahiro. Reka urugo rwabo ruzaba urugo rw'umugisha, reka urugo rwabo Mwami ruzaba urugo rw'amahoro. Abantu bose bazajya baza kuvoma amahoro mu rugo rwabo. Turagusaba Mana uzabaha amahoro ubwo bakubashye batukisha izina ryawe, nawe uzabubahishe Mana, uzabaye kubyara bororoke babyara abahungu n'abakobwa bazahimbaza izina ryawe mu gihe cy'ubuzima bwabo bose bakiri mu isi. Mwami bajye wibuka kugira neza kwawe. Urakoze, turagushimiye kugiye kububakira urugo nk'uko ijambo ryawe rivuga ko iyo atariweho wubatse abubaka bose baba baruswa n'ubusa. Turagusaba ngo ububakire rero nk'uko wubahije izina ryawe. Urakoze, tubisabye Imana mu izina rya Yesu.